nta message zijya zikugeraho ariko ubwo si we wenyine ikibazo ndi buvuge kigera n'ahantu hose mu turere twose nta message zanjye ujya ubona wenda abaziguha ntabwo bazita izanjye ibintu byo gukora iteka iyo unyuruye umuhanda kenshi cya mbere ndacyabona umwanda iruhande rw'umuhanda aho ntabwo mba nawuvuyemo kenshi ahubwo mpagarara nkabwiraga abo ndi kumwe nabo nti nimutoragure biriya bintu ubundi abasirikare bashinzwe umutekano bamperekeza nk'ababwira nti nimutoragure ibyo bintu nkahita nkagenda nagaruka nkasanga ibindi so ubutumwa rero ngutumyeho kenshi bwakugezeho ubu hagiye gukurikiraho ibindi nabyo byiteguye bikorwe vuba na bwangu. Yes sir. Urabyumva? Yes your excellency. Meya umujyi ucara urabizi nawe njye nageze naho rimwe na rimwe mfata imodoka nkaza nawe n'abandi bose n'aba ministers ba infrastructure ngira ngo bamwe bari hano n'abandi nkagenda mbereka nabyo urabizi. Yes sir. Ibyo nagiye nsubiramo ngusaba hafi buri gihe nkasubira mu mujyi nkongera nkabisanga nkongera nkagutumaho nabyo biraza guhagarara. Yes sir. One way or the other. Urabizi? Ndabizi your excellency. Ibyo nkusubiriramo nkabikwereka urabizi? Ndabizi. Nanamugiriye n'inama ndamubwira ngo meya muri uyu mujyi urimo ibintu byinshi reka muzashyireho team imufasha irimo abapolisi irimo umutekano mbese bose n'abandi wifuza n'aba infrastructure na Minister of Infrastructure mu bikurikirane inama nakugiriwe yize twatangiye kubishyira mu bikorwa. Gutangira bivuze iki? Kuva nabibabwira hashize imyaka none ubu nibwo mwatangiye. Niba mwana atangiriye igihe kuki ntacyo mwagezeho kuki bitagaragara ko bikorwa. So namwe muraza kumbona rero bitari kera. Minister of Infrastructure hano ninde? Minister ibyo urabizi? Yes sir, ibyo ndabizi. Tudakorana n'umujyi wa Kigali. Nawe muraza kumbona muri iyi minsi mikeya. Nawe uraza kumbona n'abameya n'abo bandi mugomba kuba mukorana muraza kumbona.